barakwereka dutangirana n'aba ngaba babiri. Umugabo barakwereka yari arimo kugerageza gusezera umugore ariko umugore akabyanga. Ku ruhande hari undi mugabo nawe wari uri aho ngaho arimo kubareba ibyo barimo. Umugabo yabwiye umugore ati se byagenze gute, ufite ikihe kibazo? Umugore yaramubwiye ati wowe urashaka kunsoma, turabona turi ku kazi, ati rero ntabwo nshaka gusomana nawe, utigenda. Barakwereka umugabo yahise agenda, wa mugore nawe yahise agenda. Barakwereka yageze imbere ya wa mugabo wari urimo kubareba, arangije aramubwira ati mwaramutse neza boss. Wa mugabo nawe yahise yinjira mu modoka. Boss we yakomeje kumubwira ati narindi kubona ariko urimo kugerageza gusomana n'uriya mugabo. Wa mugabo yaje mu modoka agerageza kwatsa imodoka ariko imodoka yanga kwaka. Arebye ku ruhande abona wa mugore yazanye yaracyarimo kuvugana na boss wiwe. Boss we yaramubwiye ati none se uriya muntu muziranye gute? Umugore yaramubwiye ati nta kintu na kimwe tuziranye, ahubwo nuko ari umuturanyi wanjye. Kiraho ngaho wa musore yahise aza, arangije atangira guhamagara ati Kamira. Wa mugabo boss w'uyu mugore yahise amubwira ati ariko ndi kubona wagira ngo uriya muturanyi wawe arimo kugushaka. Kamira yaramubwiye ati mwihorere wimwitaho, ati nta kintu kizima ari kunshakira. Boss we yaramubwiye ati nyamara ugishobora kugenda ukumva ibyo arimo kugushakira, tuwasanga ari n'ibyo wibagiriwemo ashaka kukuramo. Kamira yahise abwira boss wiwe ati okay mube mugumya aho ngaho, ndaje reka mbanze numva ibyo arimo kunshakira. Kamira yahise aza yarakaye cyane. Boss wiwe nawe asigara aho ngaho. Kamira yahise amubwira turanshakira iki? Umusore yahise amubwira ati ndashaka ngo uzumfashe kwatsa imodoka, ati imodoka ndimo kuyatsa byanze. Kamira arangije aramubwira ati kubera iki ari njye wahisemo se? Umugabo yahise amubwira ati ariko uri umugore wanjye. Arangije aramubwira ati niba ndi umugore wawe ariko ntabwo bivuze yuko ngomba kugufasha akazi. Ati wowe utwara taxi, ati nanjye nkakora aha ngaha, ati rero kora akazi kawe nanjye njye mu kazi kanjye. Barakwereka Kamira yahise atera wa mugabo umugongo, arangije ahita yongera asubira mu kazi. Wa mugabo yasigaye aho ngaho. Boss wiwe yahise amubwira ati menye umuturanyi wawe yari arimo kugushakira ibintu by'ingenzi ariko. Kamira yaramubwiye ati hoya ntubyiteho, ati ntumwiteho rwose ntiwumve ibyiwe. Wa musore yasigaye aho ngaho nawe arimo kureba. Kamira yakomeje kubwira boss wiwe turiya nuko dutoranye gusa, ati hari ibyo yashakaga kumufasha ariko mubwiye yuko ntashobora kubishobora. Barakwereka wa musore yahise aza aho ngaho. Hari undi mugore nawe waturutse ku ruhande arimo kuza. Wa mugabo yagumye aho ngaho imodoka yanze kwaka. Umugore waje urimo kwirukanka yahise aza, arangije aramubwira ati gize Imana ndakubonye, ati nari natinze, ati ndashaka yuko uri buze kuntwara. Barakwereka wa mudamu yakomeje kuza satira wa musore. Umusore arangije aramubwira ati rero imodoka yanjye yazimye. Umugore arangije aramubwira ati nta handi hantu nta wundi muntu mfite uri buze kuntwara. Umusore arangije aramubwira ati none se ko imodoka yanjye yapfuye? Umugore yahise amubwira ati njyewe ndaza kugufasha ntugire ikibazo, ati winjira mu modoka umbwira ibyo nkora noneho njyewe ngusunikire. Barakwereka wa musore muri ako kanya yahise yinjira mu modoka. Wa mudamu musanze ku nzira nawe yahise agenda, arangije atangira kumusunikira imodoka. No mudamu nawe aje arimo kwihuta cyane, arangije aramubwira ati ndashaka yuko ngeze aho ndimo kugenda, ati nagiye mu kazi ariko nakererewe. Yahise abona taxi hafi aho ngaho, arangije ahita afasha wa musore kugira kwatsa imodoka. Muri ako kanya imodoka barakwereka umusore yayinjiyemo, wa mudamu aramusunikiramo, imodoka nayo ihita yaka ndetse umudamu yahise yishima cyane, n'umusore nawe ahita yishima cyane. Umusore yahise abwira umudamu ati ngaho irukanka uze tugende mu modoka, ati tugende nkugeze aho ugiye. Muri ako kanya wa mudamu yahise yinjira mu modoka. Umusore arangije aramubwira ati none se mugiye he? Umugore arangije amurangira aho barimo kugenda, arangije aramubwira ati urahazi se? Umusore arangije aramubwira ati wowe ndahazi cyane, ati reka tugende nkugezeyo. Muri ako kanya umusore yahise atangira imodoka kugira ajyane uriya mudamu aho yari agiye. Barakwerekana none twongere tugaruke hahandi muri ya biro aho Kamira akorera. Twongere tugaruke kuri Kamira nanone yari arimo kuza aha ngaha aje mu kazi nyine aje kwicara. Muri ako kanya boss wiwe yahise yinjira atangira kurebana Kamira irari ryinshi. Kamira wari mu kazi. Boss warangije aramubwira ati Kamira, ati nashakaga kuza muri biro yanjye. Kamira arangije aramubwira ati yego nta kibazo. Muri ako kanya Kamira yahise ariko ibyo yari agiye gukora kugira asange boss wiwe muri biro nkuko yari amajije kubimubwira. Kamira yahise yava muri biro yiwe kugira ajye muri biro ya boss wiwe nkuko boss yari amajije kubimusaba. Barakwereka muri ako kanya Kamira yinjiye muri biro ya boss, warangije arafunga, arangije yatangira kuza akarangira boss wiwe. Boss wiwe yatangiye kurebana Kamira irari. Kamira arangije aramubwira ati narinje rero, ati nashakaga mumbwira ibyo mukeneye. Boss wiwe arangije arahaguruka aramubwira ati Kamira, ati yego mbwira, ati mbwira nta kibazo. Boss arangije aramubwira ati ujye unyita ariko Jimmy ntukajye unyita boss. Ati Kamira arangije aramubwira ati wowe urashaka njye nkwita Jimmy gusa se nkajye nkwita boss? Ati yego nibyo nshaka. Ati Kamira rwose uri na mwiza cyane, ati uri mwiza ufite umubiri udasanzwe.
Kamera arangije arambwira ati murakoze cyane boss, ati ariko nta bintu byahatari, nta bintu biri aho ngaho birenze. Boss wiwe Jimmy yatangiye kumuzana hirari, atangira kumubwira ati Kamera ati ndagukunda, turi mwiza cyane, ati ndashaka yuko njyewe nawe tuzaryamana, ati ndifuza, ati ndikumva ndimo kukwifuza cyane. Muri ako kanya Kamera yahise amubwira ati buretse gatoya, ati ntabwo twahita tubikora kano kanya, ariko ati ntabwo dushobora guhita turyamanira kano kanya muri biro. Boss arangije amubwira ati nta kibazo, ati igihe uzaba wumva witeguye wambwira tukabikora. Kamera arangije amubwira ati ariko nta gihe cyo kwitegura. Kamera gusa yahise abitekerezaho, arangije aramubwira ati gusa nibikunda nzakubwira. Boss arangije amubwira ati ariko ufite umugabo? Kamera arangije amubwira ati hoya nta mugabo mfite, ati njye ndi single. Ati none se uriya muntu nabonye muri kumwe, ati uriya musore nabonye muri kumwe nabonye wagira ngo murakundana, yashakaga no kugusoma, ati ndashaka umbwira ibyiwe. Kamera arangije amubwira ati hoya. Boss arangije amubwira ati nyamara wabimbwira, ati niba ari umugabo wawe nkagira uburyo ki nzajya nkwitwaraho nkareka kuba nanakundana nawe nkakureka. Kamera arangije arambwira ati umva nkubwira, turiya ntabwo ari umugabo wanjye. Boss warangije arambwira ati nta kibazo. Boss warangije arambwira ati none se uriya ni umugabo wawe, ati murabana ko nabonye wagira ngo arashaka kugusoma. Ati yarangije atangira kureba Kamera murebanira ari ryinshi. Kamera nawe yari ari aho ngaho, arangije arambwira ati umva turiya ntabwo ari umugabo wanjye, nabikubwiye, turiya ni umuturanyi wanjye, ati rero ntubyiteho, ati reka ngende ahubwo hanze, tereka nsubire muri biro yanjye turaza gusubira. Kamera arangije ahita yereka boss wiwe yuko n'ubundi harimo akantu. Kamera nawe ntabwo yigeze ahakanira boss wiwe amubwire yuko afite umugabo. Twe twarangije kumenya ko uyu musore ari umugabo wa Kamera. Barakwereka wa musore yahise ageza wa mudamu aho wa mudamu yaragiye. Musore yahise abwira no mudamu ati nakugejeje, ati nahanga. Mudamu yahise akuramo amafaranga, arangije yishyura umusore. Umusore agiye kubona bamukubise inoti y'idolari ry'100, arangije amubwira ati amafaranga umpaye ni menshi. Umugore arangije amubwira ati nta kibazo yagumane. Umusore arangije amubwira ati hoya ntabwo nshobora kugenda ntakugaruriye amafaranga yawe. Umusore yahise atangira kuvuga ati reka mbanze nkoremo umukantara. Muri ako kanya umusore yahise atangira gusohoka kugira abwire no mudamu yuko agomba kumugarurira amafaranga. Nanone twongere tugaruke kuri wa mutaximen wacu aho yari ahagaze. Barakwereka wa mudamu yahise asohoka ari kumwe n'undi mugabo. Wa mudamu yaciye kuri wa musore, ariko wa musore arangije aramubwira ati mabuja. Wa mudamu yahise ahindukira arangije aramubwira ati ni wowe nanone? Umusore arangije aramubwira ati yego ni njye, wagiye nakugaruriye amafaranga yawe. Mudamu arangije aramubwira ati ariko iyo ngayo nari nayakurekeye. Umusore arangije aramubwira ati hoya, ati wamfashije kwatsa imodoka, ati rero ntabwo wampereza n'amafaranga menshi, ati ngomba kukugarurira. Mudamu arangije aramubwira ati urakoze cyane. Umusore arangije aramubwira ati rero mwakoze, ati kumfasha. Agiye kumushimira umudamu ahita amubwira ati hoya byihorere. Ahita areba umugabo bari kumwe, arangije aramubwira ati uyu nguyu niwo dukorana, ariko ati rero musore, ati njyewe nkeneye umushoferi, ati naguhereza akazi ukazajya untwara. Umusore arangije aramubwira ati nta kibazo rwose, ati najya mbatwara. Mudamu arangije aramubwira ati wazatangira akazi nka ryari, ati na kano kanya nagatangira. Barakwereka umudamu yahise amubwira ati uyu ni assistant wanjye, ati rero nguhuje nawe, ati niwe uzajya uguhamagara akakubwira igihe uri buze kuntwarira. Umusore arangije yahise amushimira, arangije aramubwira ati ahubwo mureke dutangire akazi kano kanya, muze mbageze aho mwari mugiye. Umudamu yahise abwira uwo bakorana, arangije aramubwira ati okay wakaza tukinjira mu modoka. Uyu musore akabanza akaduhereza lifuti. Barakwereka umusore muri ako kanya guhura n'uriya mudamu wamufashije kwatsa imodoka, wamusunikiye imodoka. Umusore yahise ahura n'amahirwe nanone yo kujya mutwara. Umusore yahise ababwira ati mwihangane gatoya, ati mbanze nitabe telefone. Umusore yahise yitaba telefone, gusa umudamu yahise amera nk'utishimye, ahita amera nk'urakariye umusore. Arangije ahita areba umwunganizi wiwe. Umusore yakomeje kuvugira kuri telefone amubwira ati shere, ati wihangane nari mbonye umukiriya, ati rero ntabwo ndi buze kugutwara. Umudamu yahise yabwira uno musore ati ariko urabizi yuko utwaye yewe musore, ati kuvugira kuri telefone utwaye ntabwo ari byiza. Umusore arangije aramubwira ati ni madamu turi kuvugana. Umusore arangije aramubwira ati ni madamu twari turimo kuvugana, ati reka mbanze mvugane nawe. Umusore yakomeje kubwira umudamu wiwe ati wihangane ntabwo ndi buze kugutwara. Umusore yahise abwira wa mugore ati wihangane ni umugore twari turi kuvugana. Umugore yarangije areba umusore, arangije aramubwira ati nta kibazo, ati nawe wagenda ariko tukamutwara. Barakwereka nanone twongere tugaruke kuri wa mudamu buriya mushoferi bamwita Kamera. Kamera yahise asohoka muri ako kanya muri biro. Tumaje kumva yuko uriya musore utwara taxi voiture agiye kuza agatwara Kamera. Mu gihe Kamera yari ahagaze aho ngaho, Jimmy nawe yari arimo kuza aho ngaho. Jimmy atwaye imodoka
Jimmy niwe boss w'uyu mudamu Kamera. Barakwereka Jimmy yahise aza arangije aramubwira ati Kamera yahise areba Jimmy arangije aramubwira ati turagenda se. Kamera arangije aramubwira ati hoya, ati ntegereje wa mushoferi wanjye, ati nta kibazo. Jimmy arangije aramubwira ati ariko umushoferi ashobora kuba yibereye mu kandi kazi, waza tukagenda. Ati none se hari urimo kubona hafi hano? Ati ngwino tugende, ngwino nkugeze aho ugiye ntubigireho ikibazo. Kamera arangije aramubwira ati hoya, ati nta kibazo. Jimmy arangije aramubwira ati se nta kibazo cy'iki, wakaje tukagenda mu modoka nkaguhereza rifute nkakugeza aho ugiye, ko n'ubundi byose ari ukugenda. Muri ako kanya Kamera akiri aho ngaho yahise abona wa musore utwara taxi voiture, twamaje kumenya yuko ari umugabo wiwe. Wa musore utwara taxi voiture yahise abwira no mugore yari atwaye ati dore n'uyu, ati umudamu wanjye nguri yari imbere gatoya. Muri ako kanya Kamera akimara kubona ko wa mugabo wiwe aje kumutwara, yahise abwira Jimmy ati urabizi, ati fungura twigendera, ati fungura tujyane. Muri ako kanya wa musore yahise aza arangije aramubwira ati Kamera dufite iki kibazo se? Uyu Jimmy yahise amubwira ati ariko ndabona mu taxi man wawe aje. Kamera arangije aramubwira ati mwihorera, ati ntumwiteho. Jimmy arangije aramubwira ati none se waretse tukumva ibyo arimo kukubwira? Kamera arangije aramubwira ati mwihorera, ahubwo reka twigendera, ati shaka ukuntu uhita uhaguruka. Muri ako kanya Kamera yahise ahagurukana na Jimmy, ndetse umugabo wiwe w'umutaximan yahise asigara aho ngaho arimo kureba ibibaye. Barakwereka taximan wacu yahise yongera yigarukira kuri ya modoka yiwe ya taxi voiture kugira yongerageza abakiriya biwe aho yari abajyanye. Barakwereka no mudamu yahise abireba, umusore yahise amubwira ati wihangane, tumugore wanjye yahise abona undi muntu umuhereza rifute, ni boss wiwe. Umugore arangije aramubwira ati njyewe ntacyo nihangana mariko. Barakwereka wa musore yahise ageze aho wa mudamu yari agiye, yarangije aramufungurira. Wa mudamu yahise ava mu modoka arangije aramushimira, aramubwira turakoze cyane, ati nizeye yuko tugiye kujya dukorana neza cyane. Umugore yaramubwira ati rero uzajya uza kudutwara, amubwira amasaha azajya amutwarira. Umushoferi yaramubwira ati ni byiza rwose. Barakwereka umwunganizi w'uyu mudamu yahise amubwira ati akira rero ngo uhereze ikarita y'akazi, ati nuzajya ugira icyo ukenera ni njyewe uzajya umpamagara, ati ni njyewe uzajya uhamagara. Muri ako kanya wa mudamu ndetse n'umwunganizi wiwe bahise batangira kugenda n'amaguru barimo kuganira. Umwunganizi wiwe arangije aramubwira ati nakubonye, ati nabonye umeze nk'urimo kureba uriya musore bidasanzwe. Uyu mudamu arangije aramubwira ati ntabwo nakubeshya rwose, uriya musore namukunze, ati nabonye ari umusore mwiza. Umwunganizi arangije aramubwira ati ariko urabizi yuko yarangije kukubwira yuko ari umugabo yubatse? Umugore yahise abwira umwunganizi wiwe ati yewe ariko ashobora kuba yubatse ariko urugo rwiwe rudakomeye, ati urugo rwiwe nabonye rumeze nk'ururimo gusenyuka. Umwunganizi arangije aramubwira ati nanjye nabibonye, ati none se urateganya gukora iki? Umugore yahise amubwira ati sinzi icyo ngomba gukora, ati gusa icyangombwa nuko ngomba kugumya ndi hafi y'uriya musore, tukazagenda tugenda tumenyerana gake gakeya. Umwunganizi arangije aramubwira ati okay, ndumva gahunda ufite ari nziza, ati ahubwo kuraje cyane, njyewe ntabwo nshobora kuguca intege niba ari we mwanzuro wafashe. Umugore arangije aramubwira ati yego niwe mwanzuro nafashe, ati ahubwo twihute twongeye tugaruke kuri Kamera. Kamera yari agiye gusohoka mu modoka. Jimmy yahise amubwira ati Kamera uretse gatoya, ati ufite umukunzi? Kamera arangije aramubwira ati kubera icyo urimo kumbaza ibyo bibazo? Jimmy arangije aramubwira ati reba Kamera, ati njye ndimo kugukunda, ati kandi ntabwo ndimo kukubeshya. Kamera arangije aramubwira ati umva, ati maze igihe ntandukanye n'umukunzi wanjye, ati rero ndashaka kuba nisuganya, ati ntabwo nshaka guhita ninjira mu by'urukundo. Jimmy arangije aramubwira ati nyamara Kamera, ati wareka tugakundana ntabwo wabura kimwe. Kamera arangije aramubwira ati umva Jimmy, ati rwose gukundana nawe byaba ari byiza ndetse byaba ari n'ibintu byiza cyane, ariko buretse gatoya. Jimmy arangije aramubwira ati Kamera, ati njyewe ndagukunda, ati se n'icyo utabubona yuko ngukunda? Kamera arangije aramubwira ati ndabyumva. Jimmy arangije aramubwira ati umva Kamera, ati njyewe turamutse dukundanye nagukorera buri kimwe cyose wakwifuza, ati imodoka nziza, ati amafaranga menshi ashoboka, ati ibyo byose wabibona, ati rero reka twikundanire. Kamera arangije aramubwira ati umva, ati ntabwo nafata umwanzuro muri kano kanya. Jimmy atangira gufata kuri Kamera, arangije aramubwira ati basi reka dusomane Kamera. Barakwereka muri ako kanya Jimmy ndetse na Kamera bahise basomana. Gusa Kamera yahise yongera yiyaka Jimmy, aramubwira ati Jimmy, ati buretse gatoya, ati bino ntabwo twahita tubikora. Jimmy arangije aramubwira ati none se ko wambwiye ko nta mukunzi ufite, ati waretse tukabikora? Kamera aramubwira ati hoya, ati ntabwo ari byo. Jimmy arangije aramubwira ati reka tubikore nta mukunzi ufite n'ubundi. Kamera arangije aramubwira ati umva reka tuzagende tubihereza umwanya, ati tuzagende tumenyana kurushaho. Jimmy arangije aramubwira ati turashaka yuko njye nawe tumenyana gute se kandi tunakorana? Ati Kamera dore turirirwana. Barakwereka nanone Jimmy yahise yongera afata Kamera, arangije ahita atangira kumusoma noneho byanyabyo byeruye. Barakwereka twongere tugaruke kuri wa mutaximan wacu yahise aza.
Mu gihe bari bakiri aho ngaho, wa mutaximen wacu yahise aza abona imodoka iparitse iruhande rw'urugo rwiwe, yahise aza kugira arebe umuntu urimo. Akimara kugeramo yabonye ari Camilla urimo gusomana na Jimmy, arangije ahita akubita urugi, arangije aravuga ati Camilla ati sohoka mu modoka, turimo gukora ibiki? Ati nkubonye urimo gusomana n'undi musore. Muri ako kanya Camilla yahise amubwira ati uretse ngusobanura, ati ibyo ubonye tangira kumwireguraho. Umusore gusa yari yarakaye yabibonye, arangije aravuga ati nakwibonye urimo gusomana n'uyu musore. Jimmy arangije abwira Camilla ati uyu mutaximen wawe arashaka iki? Umusore arangije aramubwira ati njye ntabwo ndi umutaximen wiwe, ati ntabwo yagusobanuriye ko ndi umugabo wiwe. Jimmy yamubwiye ati Camilla ati ngwiki? Umusore yaramubwiye ati ngiye ngufasha urimo kuryamana na boss wawe, ati mwari murimo gusambana, ati nabibone. Camilla arangije aramubwira ati uretse nkubwira, ati nyine twari turimo gusomana ariko ntabwo byari ibintu bya dance, nta kindi kintu twakoze. Muri ako kanya Jimmy yarabibonye abona yuko Camilla arimo kwiregura kuri uyu musore w'umutaximen cyane. Muri ako kanya Jimmy yahise abona yuko harimo ikintu hagati y'uyu mugore ndetse n'uyu mutaximen atari yaramenye. Jimmy yahise yongera agenda yinjira mu modoka kugira agende abasigane abahereza umwanya. Muri ako kanya Camilla yahise atangira noneho kuvugisha umutaximen neza, atangira kumubwira ati buretse nkubwire. Umutaximen aramubwira ati Camilla ati narabibonye, ati wari utangiye guhinduka muri no miss. Camilla arangije aramubwira ati ntabyo nigeze mpindukamo, ati ndacyagukunda nka mbere. Umusore arangije aramubwira ati iyo usigaye unsuzugura, ati nsigaye mbibona yuko usigaye unsuzugura. Camilla yitangiye kumubwira ati umva ati nkeneye akazi kanjye, ati kandi na boss ati yabanyereka yuko nkunda, ati rero mba ngomba kugumya mwereka yuko nanjye mukunda. Umusore arangije aramubwira ati ariko akazi wakareka tukagumya dukunda. Umusore arangije abwira Camilla ati Camilla ati waruzi n'ikindi, ati njyewe nawe tugiye kuba turekanye, ati njyewe ndakoretse. Camilla yahise amubwira ati ndakwinginze ati winsiga. Umusore arangije aramubwira ati oya, ati niba warahisemo kuzakundana na boss wawe genda ukundane na boss wawe, njyewe ndeke njyenyine. Barakwereka twongere tugaruke kuri wa munganizi wa mudamu twabonye. Yahise ahamagara wa musore w'umutaximen. Wa musore w'umutaximen twamajije kumenya yuko atandukanye n'uriya mudamu wiwe Camilla. Taximen yahise yitaba telefone, wa munganizi watangira kumurangiraho bari kugira uno musore aza batware. Barakwereka ndetse Taximen batangiye kumurangira. Umwunganizi wa mudamu aratangira amubwiraho bari arangije aramubwira ati kandi twizeye yuko mu minota mike ati ntabwo turi bumare igihe kinini cyane, ati rero uze kuza udusange aho ngaho, tugiye kuguhereza location tabari buza kudusanga. Umusore yahise yatsa imodoka kugira yongere ajye gutwara bakiriya biwe. Umusore yarangije kurakara kubera ko yamenye yuko wa mudamu wiwe ashobore kuba yatangiye kuryamana na boss wiwe cyangwa se asigaye kuba akundana na boss wiwe. Barakwereka muri ako kanya umusore yahise aza gutwara wa mudamu nk'uko umwunganizi w'uyu mudamu yari amajije kumuhamagara amubwira ataze kuza gutwara no mudamu. Umusore yahise aza yacitse intege, arangije amubwira ati mwiriwe neza. Mudamu ahita abibona yuko umusore atameze neza, arangije amubwira ati umeze neza? Umusore yarangije amubwira ati njira mu modoka. Umusore arangije amubwira ati meze neza nta kibazo. Gusa umugore arimo kubibona, arangije amubwira ati ufite ikihe kibazo? Ati ntabwo ushobora kuntwara umeze gutyo warakaye gutyo. Umusore arangije atangira kubwira umudamu ati ntabwo bimeze neza njyewe n'umugore wanjye. Umugore arangije amubaza ati byagenze gute? Umusore atangira kumubwira ati namusanze arimo gusomana na boss wiwe mu modoka. Umugore yahise abyumva muri ako kanya. Umugore arangije aramubwira ati none se ati mukimara kubibona wabigenjeje ute? Umusore arangije aramubwira ati nta kindi kintu nari gukora, nahise mukatira. Arangije ahita afungura urugi rw'imodoka ati njira tugende. Umugore yahise amubwira ati hoya, ati byihorera, ati none se uratekereza iki tugiye turimo kuganira, ati tukaba turi kugenda n'amaguru turimo kuganira njye nawe, umbwira ibyakugendekeye, ati uko byakugendekeye n'umugore wawe. Umusore arangije aramubwira ati tugende n'amaguru, ati yego tube tugenda n'amaguru. Barakwereka muri ako kanya umusore ndetse n'umudamu bahise batangira kugenda baganira n'amaguru. Umudamu yabaje umusore ati harya byagenze ute? Umusore yatangiye kubwira umugore ati umugore wanjye ati yari amaze iminsi ndimo kubona atari kunyitwaraho neza. Barakwereka umudamu yahise amubwira ati birumvikana ati rwose kuba wasanga umugore wawe arimo gusomana na boss wiwe ati ni ibintu biba bikaze cyane. Umusore arangije aramubwira ati nari maze iminsi ariko ndimo kubibona, ati nari maze mbona iminsi, ati mbona ukuntu arimo kunyitwaraho. Umugore arangije aramubwira ati mwihanganira, ati reka kumva ibyiwe, ati wibitekerezaho cyane, ati ntukajye umutekerezaho cyane. Barakwereka umusore yahise atangira kumuganiriza ibindi, batangira kuganira ibindi byo mu buzima busanzwe. Umugore yarahise amubwira ati by'umugore wawe mwihorera, tureke kugumya ubitekerezaho cyane, ahubwo twiganirire ku bindi bintu.
barakwereka batangiye kuganira, batangiye kwibwirana bya nyabyo. Umusore atangiye kubwira uno mudamu aho aturuka, umudamu nawe atangira kubwira uno musore ahantu aturuka, ukuntu bagiye bakora, ubuzima bagiye babamo bakiri abana. Batangiye kuganira byinshi bigiye bitandukanye, ubona yuko n'umusore ndetse n'uyu mudamu yari yarabonye wo kuzajya atwara batangiye kugira ibyo bahuza. Ubona yuko hari ibintu byinshi barimo kuganira, ukabona barimo kugenda babihuza, ndetse ubona ko urugwiro ari rwose hagati yabo. No mudamu yakomeje kuganira n'uyu musore, no mudamu arangije amubwira ati none se, ati wumva ugomba gusubira mu rukundo nanone? Umusore arangije amubwira ati nta rundi rukundo ngomba gusubiramo. Umugore arangije amubwira ati none se kubera icyo utagomba gusubira mu rundi rukundo? Umusore arangije umugore aramubwira ati buriya icyiza cyo gukundana, ati iyo ufite umuntu ugukunda bya nyabyo tuba wumva utekanye, tuba wumva utuje. Umusore arangije amubwira ati umva, ati ngiye rwose nta gahunda yindi yo gukundana mfite. Muri ako kanya wa mudamu hari telefone yahise imuhamagara, arangije ahita yitaba ati halo, kumbi ni wa mwunganizi wiwe wari umuhamagaye. Muri ako kanya umugore yahise abwira ati nari ndi kumwe na wa mutaximen, ati ahubwo wowe uri hehe? Noneho tuze tugende, ati reka nze duhite tugenda aho hantu. Wa mutaximen yahise amubwira ati tugende, ati tugende, ati wa mwunganizi wanjye yambwira ati tugende mu kazi, hari ahantu barimo kudushaka. Muri ako kanya wa musore yahise afata akaboko abwira wa mudamu ati ngwino ngaho tugende. Barakwerekana none twongere tugaruke muri Kamira yari ari hano kuri office. Arangije Jimmy ahita aza, arangije Kamira arangije aramubwira ati yego Jimmy arangije aramubwira ati kubera iki wambwiye biriya bintu, kuki wambeshye yuko udafite umugabo kandi ufite umugabo? Kamira arangije aramubwira ati Jimmy, ati nanjye nta kuntu nari kubigenza. Jimmy arangije aramubwira ati ni gute utari kubigenza? Ati se kuyimbwira yuko ufite umugabo? Muri ako kanya Jimmy yahise aza aramubwira ati ariko nanone ngiye kuba ufite umugabo ntabwo mbyitayeho, ati ngiyewe ndagukunda, ati kuba ufite umugabo ngiye ntacyo bindeba. Muri ako kanya Kamira yahise amubwira ati Jimmy turabizi, ati buretse gatoya banza umpereze umwanya mbanze ntekereze. Jimmy arangije aramubwira ati umwanya w'iki? Muri ako kanya Jimmy yatangiye gufata Kamira cyane, asa n'uri kumufata ku ngufu. Kamira arangije aramubwira ati Jimmy ufite ikihe kibazo? Ati wabaye undetse, ati niba wabimenya, ati niba wamenye yuko ngiye mfite umugabo, kubera icyo urimo gushaka kuza guhita utangira kumfatirana? Jimmy we mu by'ukuri bisa naho yabonaga adakunda Kamira, ndetse Kamira nawe yarabibonaga yuko Jimmy atamukunda, ahubwo Jimmy aba ashaka kwiryamanira nawe. Jimmy byagaragaraga yuko yabaga afitiye Kamira irari. Barakwerekana none twongere tugaruke kuri wa mudamu, wa mwunganizi wiwe yari yamubwiye aho bagomba kubageza. Twongere tugaruke kuri uno mudamu ndetse n'umwunganizi wiwe. Umwunganizi we yaramubwiye ati ko wari uri kumwe n'uriya musore, ati mwari muri mu biki? Umwunganizi we mudamu yahise abwira umwunganizi we ati uriya musore yatandukanye n'uriya mugore wiwe. Umwunganizi arangije aramubwira ati niba batandukanye niyo mahirwe yo kumubwira yuko umukunda. Umugore arangije aramubwira ati none se urumva nabimubwira muri kano kanya? Umusore yasigaye aho ngaho nawe arimo kubareba ibyo barimo kuganira. Umwunganizi aramubwira ati yego abimubwira. Umugore arangije aramubwira ati ariko mwana uriya musore ni bogari, ati ni mwiza cyane. Umwunganizi arangije aramubwira ati rero, ati nukomeza gutinda atashobora gufata iyindi myanzuro, ati cyangwa agashaka undi mukobwa bakundana, ati rero ugomba kumubwira yuko mukunda bukiri kare. Umugore arangije aramubwira ati yego ndaza kubimubwira, atuze kubimubwira uyu munsi umubwire yuko mukunda. Umugore arangije aramubwira ati ndibuze kubimubwira, ati ahubwo ngwino tubanze dukora akazi, niturangiza akazi tuze kugenda, ati ndibuze kumusobanurira, ati ndibuze kumubwira yuko mukunda. Barakwereka muri ako kanya wa mwunganizi w'uyu mudamu ndetse n'uyu mudamu bahise bagenda mu kazi kugira bakora akazi. Bidatinze muri ako kanya bahise bongera baragaruka, binjira mu modoka. Umusore arangije arabafungurira. Umusore rwose wabonaga ko ari umusore ufite discipline. Hari aho umusore yahise azana wa mwunganizi w'uyu mugore ndetse n'uyu mudamu. Bakimara kugera hano bahise batangira kurebana, nyine batangira gusekamo. Byagaragaraga ko hari icyo baziranye. Umwunganizi yahise ababwira ati mwe muganira, ati ngiye reka mbe mbahaye akanya gatoya mwe muganira. Barakwereka umusore yahise amubwira ati none se kuri mwunganizi wawe dusize twenyine? Umugore yatangiye kumubwira ati yumva, ati rwose ngiyewe naragukunze. Umusore yahise avuga ati warankunze? Ati ahari numvishe nabi. Umugore aramubwira ati njye naragukunze, ati ngiyewe ndi single, ati nta mugabo mfite, ati nawe uri single, ati nta mugore ufite. Ati rero kuva cyagiye duhura nkagusunikira imodoka nahise numva ntagiye kukwikundira. Umusore arangije aramubwira ati ariko narinzi yuko ngiye ibyo gukundana ngiye kuba mbyihoreye, ati reba turi umudamu mwiza, dufite amafaranga, ati rwose ndumva gukundana nawe ari ibintu binini cyane, ndumva ari ibintu ntanashobora, ati rero ushobora kwihangana tukaba tubiretse ibyo gukundana. Bakirimo kuganira muri ako kanya Kamira yahise aza. Twarangije kumenya yuko Kamira nanone yanze Jimmy.
Anakwereka kamera akimara kuza yahise abwira uno musore yahise atangira kwanjama kamera, atangira kubwira kamera nabi. Kamera arangira amubwira ati umva ati byabaye nta makosa, ati ndagiraga ngo umbabarire. Umusore arangira amubwira ati nkubabarire iki, ati nta kintu cyo kukubabarira. Kamera arangira amubwira ati ariko nanjye ngusanganye n'undi mugore, ati njye se ko ngusanganye n'undi mugore, ati njyewe hari icyo nkoze, ati njyewe nta kintu na kimwe nkubwiye. Umusore arangira amubwira ati ariko njyewe uyu nguyu ni mabuja ntwara. Kamera arangira amubwira ati umva ati kuba warasanze ndimo gusomana na Jim, ati byari impanuka. Umusore arangira amubwira ati ni impanuka se, ati yegeza gufata ku ngufu, ati ibyo mwari murimo gukora ati nuko nawe wabishakaga. Barakwereka muri ako kanya umusore yahise atangira kwegera kamera agerageza gusaba uno musore w'umutaximen imbabazi. Barakwereka umusore arangira amubwira ati urabizi, ati njye nta nubwo ndimo gukundana nawe, ati njyewe narangije kukwanga, ati ndimo kwikundanira n'uyu mudamu. Muri ako kanya umusore yahise afata umwanzuro ahubutse, ahita avuga ati njyewe ibyanjye nawe byarangiye, ati iby'urukundo rwanjye nawe byarangiye, ntuzongere kuntekerezaho, ati njye ndimo kwikundanira n'uyu mudamu. Turabashimiye rero kuba mwabanye natwe. Yari Big Move Entertainment. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Kora subscribe ndetse unakande like unatubwire muri comment.